baguhesha ukuboko kumwe bakakwambura bakoresheje ukundi kuboko. Impamvu nayo ni ukugira ngo ugume muri ayo ngayo, ntupfuye ntukize, baguhorane batyo, baguhorane udakize utanapfuye. Ariko ndetse ubemereye ukarangaraho gato no gupfa ntacyo bibatwaye. Ibi mvuga n'ubundi tujya tubiganira, ni ukuri. Utarabona ubuhamya ubu ntabwo azi isi arimo uko iteye. Reka noneho nashaka kubabwira ibihe turimo, ngo nubakire kuri ibyo ngibyo maze kuvuga, kuko ibihe turimo byerekana ibyo navugaga. Iyo uko mubana abo bita ngo ni inshuti, abo partners n'abandi, ariko mu mateka ajya kure, mu mikorere yabo no mu mibanire yabo natwe, ariko ubwo twebwe ndavuga ndahera ku Rwanda, ariko nujya kubisesengura kurusha birafata iyi ntara ya Afurika yose. Niko tubaye, niko tubanye, niko bashaka ko ariko dukomeza kumera. Icyo gihe rero hariho guhitamo. Twe nk'Abanyarwanda cyangwa n'Abanyafurika bandi, biroroshye kugumaho hagati udapfuye ariko utanabayeho birenze uko abantu benshi babayeho. Ntacyo bigusaba, ntabwo rwose ntacyo ugomba kwishyura.